rwego rw'inasumba naguhishiye byinshi uzanza ufata inanga ngucurange zakora kuri wa muryaha wa wundi uryaha nakahara naguteguriye utubyino n'uturirimbo ibisigo n'ivugo uhore wishimye ibisigo n'ivugo uhore wishimye neza ejo rutahungabana nkawuhungabana ufite uburanga buhuje ibirezi muri munsi nzajya nkwita amahembe yera maze uko bwije njye mpora nkuririmba maze uko bwije Yemura ngurima Urakanyana kinyambaseko yasendere y'urugwiyo Wino ngino mbumbuye inseko yawe Mbumbuye kureba sategeza ubuhanika Ndetse irundihire maze Tetero ry'imitari umwana warezwe neza Tetero ry'imitari umwana warezwe neza bakunzi ba Ndanyuzwe TV official ndabashuhuje mwese hari hashize igihe kirekire tutaganira ariko uyu munsi twongeye twagarutse nagira ngo mbasuhuze shalom shalom nkuko mubibona uyu munsi ni umunsi udasanzwe ni umunsi twari twagiye gukora akazi ka catering uyu munsi hari umwisengeneza wanjye wari wakoze mariage witwa Solange niyo mpamvu mbona mu wundi mwambaro n'ubundi bamwe basanzwe bamenyereye abandi batawumenyereye nkuko mubibona uyu munsi twari twateguye amafunguro y'uburyo butandukanye twari dufite ubukwe bwa dot twari dufite abantu benshi murabona iyo ufite ibirori utumirira abantu hakaza ndetse n'abashyitsi bo hirya no hino twari dufite abashyitsi from Congo bavuye Congo muri Rucuro abo twabanye ahantu bita Itongo hari abaturutse hirya no hino mu by'ukuri bari benshi ni muri ubwo buryo rero twabakiriye tubategurira amafunguro y'uburyo butandukanye nkuko bamwe mubizi ndi umutetsi ndi chief cook Yvonne nkuko bisanzwe dutegura amafunguro y'uburyo butandukanye yaba dote yaba reception uje atugana yifuza ko twamwakirira abashyitsi cyane cyane bo mu bukwe turamwakira kandi tukamwakirana ubwuzu nkuko mubibona ni muri ubwo buryo rero nkuko mwabonye twateguye nkuko mwabibonye twateguye amafunguro meza aryoshye kandi abantu bishimye wakwifuza rero yuko yadutumira tukamwakirira abatumirwa cyane cyane mu bukwe muri dote muri reception
n'andi ma events atandukanye, turahari ku bwanyu, turahari ku bwanyu, mutugane kandi turabizi ko bizagenda neza. Nk'uko mwabibonye mu mafunguro dutegura amafunguro kandi mu buryo bwa kinyamwuga. Hari ukuntu dutegura imbuto, tugategura amata, tugategura yawurute, tukabitegura tukabivanga kugira ngo ababibona babone ko binogeye amaso. Muri ubwo buryo rero hari igihe rwose nk'ubukwe bw'uyu munsi bwanejeje kuko natunguwe, bantunguye, numva barampamagaye banyihera gift. Gutanga gift ni byiza kandi binezeza umutima, none iyo bayiguhaye mu ruhame rw'abantu benshi nk'abo ngabo bitera akanyamuneza. Murakoze cyane rero, dukomeze tuganire, n'uwaba afite ikibazo yatubaza kandi akadusanga hariya kuri nimero yacu 0788 44 25 54. Ngaho mukore share, like and comment. Murakoze cyane, Yesu abaho umugisha kandi aduhana umugisha twese. Ciao ciao. Bemeye kugutanga karumunaka ubugasize dore uduteye irungu dusize mu cyuho wemeye nyabusa gukamisha ahandi niko bigenda amahitamo yaje berewe dore umugeni mwiza tumusa
shenge urutware w'impamba se mwiza wanjye nugera inyugeyo zari umusendereze maze arusingi ijoro ryose jaraberewe umugeni mwiza tumusanganira jaraberewe turi inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori jaraberewe turi umugeni mwiza tumusanganira so yemeye inkwano ku manywa y'ihangu banyogosenge bemeye kugutanga karumuna kawe ubu gasize dore uduteye irungu dusize mu icyumu wemeye nyabusa gukamisha ahandi niko bigenda amahitamo yaje jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori urukundo ababyeyi bagutoje shenge urutware w'impamba se mwiza wanjye nugera inyugeyo zari umusendereze maze arusingi ijoro ryose